ni gute dufasha abantu kuza mu bubyutse bakaza mu gakiza? Ushobora kuvuga ngo ububyutse buhe? Tuzi ko abantu benshi bari mu buyobe ariko ntibazi ko Satani yabayobeje. Kugira ngo abantu bumve ko bari mu buyobe ntabwo byoroshye. Tuzi ko bikomeye ariko nta kinanira Imana. Abantu benshi ntabwo bazi uko Satani yabayobeje, inzira yabajyanyemo kugira ngo babe bagaruka bagarukire Imana. Ibintu bikomeye rero tumubura twigisha tukareba ko abantu bahumuka bakava ibuzima bakaza umuntu, kubera ko Satani yabashyizemo imitekerereze y'isi ituma batabona icyo Imana ibifuriza ariko gakiza. Reka turebe rero, kugira ngo bishoboke nta kundi wabigenza uretse kubwiriza, tukabwiriza amanywa n'ijoro, noneho umuntu ubwe akazabyibonera. Imana twese yaduhaye impano yo kubona ukuri. Niyo mpamvu rero iyo ubyiboneye ubwawe ukaza mu gakiza, Mwuka Wera akagukomeza, uhita ureka inzira za Satani ukaza mu nzira z'Imana. Ni ukugira rero ngo ubyibonere ubwawe. Twebwe icyo dukora ni ukwigisha gusa, ubundi weho ukibonera ukihitiramo ukavuga uti reka ndeke ibi bintu ndimo nkurikira Imana, nshaka ijambo ry'Imana ndisome ndimenye. Reka turebe rero, abagira ubuntu tukabona agakiza, kwizera iteka ko abandi nabo bakizwa. Ariko Kristo yaratubwiye ngo mugende mwigishe abemera, baze babasange bemere, bumve mubigisha abatemera. Ubwo nabo rero baribejwe na wa mwuka uyoboye isi, ariwo mwuka wa Satani. Hitamo kureba neza, ukanguke, umenye icyo Imana ikwifuriza, uhitemo ijambo ry'Imana, ushaka agakiza, kuko niko kazakurenza ibihe biri imbere. Reka turebe rero, azaba afitije abantu bose bazamenya bakabona 100%, uzajya mu muriro cyangwa se uzajya mu ijuru. Icyo gihe kizaza, natwe turi ubu ngubu ntabwo tubibona, ariko hari igihe cya kimenyetso cy'inyamaswa nikimara gushyirwa ku bantu, ntawe uzaba ugishidikanya, kuko abantu bazaba bazi ku ruhande rwa Satani n'uri ku ruhande rw'Imana. Icyo rero kuvuga ngo abantu bazaba ari icyo gihe bazaba bazi uzajya mu ijuru n'uzajya mu muriro, kuko biranditse. Uzibeshya agafite ikimenyetso cya nyamaswa, nta kundi bizaba birangiye, kuko Imana itubwira ngo uzajya ifata azagerwaho n'umuriro w'iteka. Reka turebe rero, hari imbaraga ziri gukoreshwa kugira ngo ziyobye abantu. Izo mbaraga zikoreshwa kugira ngo ziyobye abantu ziva he? Zituruka kuri Satani ubwe, akoresha abamariwe n'abakozi be muri ino si kugira ngo bayobye benshi babajyane mu irimburi. Reka turebe rero, tubisoma he? Ibyahishuwe 14:9. Twumva ko atubwira, marayika wundi wa gatatu akurikiraho avuga ijwi rirenga ati, umuntu naranyara inyamaswa n'igishushanyo cyayo, agashyirwaho ikimenyetso cyayo mu ruhanga cyangwa mu kiganza, uwo niwe uzanywa ku nzoga yo mu mujinya w'Imana, inzoga idafunguwe n'amazi mu gacuma k'umujinya w'Imana, kandi azabazwa n'umuriro n'amazu imbere y'abamarayika bera n'imbere y'Umwana w'Intama ariwe Kristo ibihe byose. Ntuzakurikire inyamaswa rero, ufate ikimenyetso cyayo, Imana ikubwira ngo nuba mukuru yenza ukagifata, uzasoma ku gacuma k'umujinya w'Imana, ubabazwa n'umuriro ubuziraherezo. Ibyo ni ibyanditse imyaka 1000 biri mu ijambo ry'Imana. Niba utarabyumvise cyangwa utarabisomye, ndabigusomeye ubimenye, ntuzabirengeho ngo ugwe mu mutego wa Satani. Reka turebe rero, icyo gihe abantu benshi bazifuza urupfu, ariko urupfu ntabwo ruzaba rukiboneka. Ntiruzaba rukiboneka kubera ko Imana uko yabikoze bigomba gusoza. Abantu nibanangira imitima yabo bagakurikira Satani, bagafata ikimenyetso cyayo, ni ukuvuga ngo bazifuza urupfu ntibarubone. Benshi babigira ibitwenge bagaseka,
ariko icyo gihe kiri imbere, cyaranditswe, bigomba gusoza. Niyo mpamvu rero nakugira inama nti hangane ushakishe ijambo ry'Imana, wakira agakiza, hato utazafata ikimenyetso cy'inyamaswa ukazisanga mu bazarimbuka, kandi ibyo bihe buri wese azabimenya. Imibabaro n'imirongo izabiriho ntizakugeraho, kuko uzaba warahisemo neza, warahisemo umwami wacu Kristo, ugakurikira Imana kugira ngo izakurokore ibyo bihe biri imbere. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom.